ati urumva jyewe ndashaka umusore kandi ndashaka umusore ukiri imanzi. Gute Imana yaguha imanzi kandi utari isugi? Umuntu abiba nicyo azasarura. Mugikirize cyane ngo amen. Icyo Imana yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije. Tugira abandi bambaye ubusa, mwahura ukamubaza ati ko wambaye ubusa ku manywa y'ihangu, iki gitumye ufata umwenda bambarira imbere ukaba wawushize inyuma, akakubwira uti imbaraga ati mbaba. Icya mbere ni uko mfite ibiguru by'ibitesi. Izi ni inyama dutwaje ibimanyo. Uwambaye ijuru impindurize, isi mubeshya akaberewe. Maze dufite bene wacu bazi kubashuka ngo wambaye neza mama, merci sa. Igihe bajya batubwira ngo tuzapfa tutikamiye nayo mu matako y'imbwa, Imana ikabibanye natwe muri iri teraniro. Ejo bundi muri covid yabanye natwe. Herega Imana nubwo itaduhaye amafaranga ariko yaturinze n'ibiyatwara. Munyikirize cyane ngo amen. Amafaranga yaduhaye ariko yaturinze n'ibiyatwara. Wowe ubona amaguru yawe akiriho, ukabona utaragendera mu kagare, nubwo tutagira imodoka ariko Imana iduha amafaranga yo gukoza ku ikarita, n'uwitayahaye igatera vitesi muri gitsi, tukirirwa dukata umujyi. Nubwo itaduhaye amafaranga yaturinze n'ibiyatwara. Munyikirize cyane ngo amen. Abantu bayafite bananiwe kuyarya, ubu bandikiwe idegede ryonyine. None wowe woherezayo kawunga, shokora ugashyirayo bombo, ikajyayo biswi, hanyuma ubugari ndamutibikanye, hanyuma ifiriti ukoherezayo igikoma, ubushera, ifiriti ukavangirayo n'amata n'inshyushyu, hanyuma na supadipe tukoherezayo. Ko nta kintu Imana yakoze, nubwo yatwimye amafaranga ariko yaturinze n'ibiyatwara. Babizi none jyawe igihe cyane n'icyawe ntabwo kiri kwemerera imibare yaje n'ibihekane ntibyakunda. Bashobora no kugufotora urimo ukuramo unanagabanya ati harya biravamo amakara ndayagurira nde, hanyuma byungura ndasanga bayintanze, bigatuma ifoto yazo umeze gutya. Mujye mwihangana naco n'igihe, ariko izitagira imirizo Imana igizikomera isazi. Kuvunika k'umwuko sibyo herezo ryo kurya ubugari. Iyi Imana ishaka kukwigisha, iguhuza n'uwo yabitsemo isomo. Icyo yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije. Aho umuntu ajya nihaviramo. Umuruho ntabwo wirukana umugisha, ahubwo umugisha ujya wirukana umuruho. Njyewe nashyingiwe n'umugabo 2012 anta 2015. 15 rero mpura n'itsinda rikorera hepfo ahangaha na bugingo n'ubu ntaragaruka. Hanyuma mpura n'itsinda rikorera hepfo ahangaha, umwe muri barambye ati atumva ati yaragutaye, atuzajya yigura kuri miti wari umenyereye kurarana nayo wada. Ahita agira cyane ukuri, aranga kuzajya Cosmos wowe, kandi nujya Cosmos kuri senyisi uzajya ugarura desi. Ubu mumbona ngize imyaka 39 y'amavuko, hanyuma naryamye kuri matera mfite imyaka 27. Iyindi myaka yose ku bantu bazi guteranya no gukuramo nayimaze ndyama kuri matera Rwanda rwiri na Rwanda byatsi na Rwanda bishishwa by'ibishyimbo na Rwanda bikangaga. Ndashimira Yesu rero. Yesu dufitanye amateka y'urugendo rurerure, tugirana amateka yo gusoroma imboga bitandamutibikanye mu gishanga cyo mu Biryogo. Mwami Yesu tugirana amateka yo kunywa igikoma biti byahishuwe. Mwami Yesu dufitanye amateka Mana n'umugabo, tugirana n'andi mateka. Ndangije imyaka 9 umugabo ntaye. Ndashimira Yesu. Haba rero nahagarara hano muzi byo kumuvugaho birahari byinshi cyane. Abandi bakoze amaboko hanyuma bakora amatuza biremera, nabonye njyewe ntabivamo ntanabishobora, ahubwo nakoze umunwa ndagira ngo mvuge Yesu mu gihe kingana n'icyo mfite. Imana ihimbazwe muri iri teraniro. Ntabwo rero ndibuze kubishinga kuko intimba y'intore ntabwo yibuza guhamiriza. Ngiye kuvuga Yesu bingana n'iminota bampaye n'indangiza ntahe. Imana ihimbazwe. Hanyuma ntabwo ari njyewe uzazana imperuka, ndavuga bike muri byinshi. Dusomye ijambo rirerire cyangwa se amagambo maremare, ariko ntabwo ari njyewe yandikishije kuko ntabwo Bibiliya bavuga ikintu cyose cy'inkuru yabaye ku byo wasoma, ahubwo bakuyeho bike by'ingenzi. Iyo bitaza kuba ari ibyo ngo bandike bike by'ingenzi, bakandika buri kintu cyose cyabaye, Bibiliya ntabwo twakayitwaye gutya, ahubwo twari kuzajya tuyitegera umumotari hanyuma ukayiza inyuma cyangwa tukayitegera imodoka. Banditse bike by'ingenzi rero, nanjye ndavuga
ndavuga bice by'ingenzi, ntabwo ari ngewe uzazana imperuka. Kandi ku basomye amagambo maremare nekereje ko nta muntu ngushije, ubwo n'uguye yarasutamye, munyikirize cyane ngo amen. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana, insanganyamatsiko Imana ishyize ku mutima wanjye iravuga ngo iyo Imana ishaka kukwigisha iguhuza n'uwo yabitsemo isomo. Icyo yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije, aho umuntu ajya nihaviramo. Umuruho ntiwirukana umugisha, ahubwo umugisha ujya wirukana umuruho. Imana igutabara iciye sansenike. Iravuze ngo iyo Imana ishaka kukwigisha iguhuza n'uwo yabitsemo isomo. Icyo yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije, kuko aho umuntu ajya nihaviramo. Umuruho ntabwo wirukana umugisha, ahubwo umugisha ujya wirukana umuruho. Imana igutabara iciye sansenike. Uyu ni Yakobo tuganiriye, uyu ni Yakobo dusomye, araganiriye kandi azi kuganira neza. Aganiriye na nyirarume akongera akaba sebukwe. Uyu Yakobo dusomye ni umuhungu wa Isaka, Isaka wa Aburahamu, Aburahamu wa Tera wa Nahori. Imana ihimbazwe. Nyuma y'igihe kirekire, kuko Imana itagira amatiku, kuko Imana idatera nk'abantu, ivuga itangira ikavuga n'iherezo, ihamagara Aburahamu, hanyuma imukura muri Uri y'Abakaludaya. Siho nshaka gutinda, nta nubwo nshaka gutinda mu mateka kubera iminota mfite. Yari afite umugore bita Sarayi, Imana itarahindura amazina, bamara igihe kinini batabyara. Uyu Aburahamu bamwita amazina atandukanye, bakajya bamuhamagara papa mbwirire birashoboka. Yagera kuri botike agiye gupimisha ibiro 20 by'ibirayi, birashoboka ko bamubajije bati kuri papa mbwirire ibi birayi uguze urabigira ute? Hanyuma ukabyogosha niko tubisokoza. Iyo uvuze ko nyir'urugo yapfuye, turashimira Yesu uhindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Imana ihimbazwe muri iri teraniro. Nyuma y'igihe kinini, nyuma y'ibyo abantu bavuze, nyuma y'amagambo y'abantu, Imana ihagurukana ijambo, imubwira imashini yo muri Afurika y'Epfo idahaguruka, iramubwira ngo nitwa Uwiteka nzaguha umwana. Imana yarabisohoje, muhereza umwana ari we dusomye uyu muhungu, uyu mwana Imana yamuhaye Isaka. Haleluya. Nanone haleluya. Isaka yicaza ababyeyi bombi amaze gukura, arababwira ngo ntabwo nkwiriye kwitwa ingaramakirambi, ahubwo nkwiriye kubaka urugo nkaba umuntu w'umugabo. Arambagiza umugore bita Rebeka, hanyuma ntibabyara. Batabyaye ajya imbere yitabasha kubesha, ajya imbere yivuga bikaba yategeka bigakomera, ajya imbere yikinga ntihagire umuntu ukingura, ajya imbere ya nyamugamburuza imigambi, urugamba rugeze amahina, amagambo ageze iwa Ndabaga. Ndavuga rwatetereza abasenga amahanga yateranye, giti cy'ingazamarumba samba itarumba, gakinga k'amakuba bwugama bw'abanyagirwa, muhoza abarira muhoza w'abashonje, shefu ushinzwe ijuru abarema ntibigane. Ni we wenyine ukinga ntihagire umuntu ukingura, yakingura ntihagire umuntu ukinga, uhaguruka ntihagire umuntu umwicaza, urambura ukuboko ntihagire umuntu uguhina. Iyo avuze nta wamubaza ngo ibyo avuze ni ibiki. Atabara umuntu adasabye umuterankunga mu kindi gihugu, ntakabura icyubahiro tukiriho. Adutindije azadutegera, azadutera iteka itiku rirangire. Nimuhumure ntituzabakurarika. Komera kuko nubwo intara yapfa ntabwo inkende yaba umwami w'ishyamba. Yesu niwe ukituyoboye, kandi niwe rwiyemezamirimo watsindiye isoko ryo kuturengera, yikojeje imbere y'iyera. Iyera ivugana nawe, imwemerera ko umugore wasabyara. Hanyuma Rebeka asama inda, amaze gusama inda yumva n'ibintu bidasanzwe. Abana batangira gukinira mu nda. Ndatekereza ko yabajije ababyeyi bari hafi, akababwira ati murantabare munitabaye. Ati kuko ndimo numva ibintu bidasanzwe muri jyewe, ndimo numva ibintu bikirana, hamwe nkahumva ingumi, ahandi nkumva umugeri, ahandi nkahumva inzara. Biterwa n'ikintu umwana akoresheje. Ubwo nimbivuga bavuyeyo vuba barahita babyumva. Bayumva amahanga birakiranira mu nda ye. Hanyuma arabaza bamuburira igisubizo. Hanyuma agera imbere y'iyera. Imana iramubwira ngo humura, muri wowe harimo amahanga abiri, kandi aya mahanga abiri azatandukana igihe azavira mu nda yawe. Umukuru azaba umugaragu w'umuto. Munyikirize cyane ngo amen. Bibiliya yavuze ngo aba bana barakura, bamaze gukura, bamaze kuvuka
amufasha agatsinsino, bishatse kuvuga ngo wisiga turajyana, agabanya umuvuduko. Twari dutuye mu mudugudu umwe, ahantu twabaga ni hamwe, hanyuma tuzanaturana turakomeza tubana, wisiga turajyana. Ngo yaje amufasha agatsinsino. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana ishaka kukwigisha, iguhuza n'uwo yabitsemo isomo. Icyo yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije. Aho umuntu ajya nihaviramo, umuruho ntiwirukana umugisha, ahubwo umugisha ujya wirukana umuruho. Imana igutabara icyesansenike. Bibiliya yavuze ngo aba bana barakura. Aba bana bamaze gukura, Yakobo aba umunyamahane makeya, akadaguma imbere ya nyina mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu mwana yabaye umuhanga mu guteka, Esawu aba umuhanga w'umuhigi, ngo bituma akundwa na se cyane Isaka, kuko yajyaga arya ku muhigo w'izahize akamuzanira ku muhigo. Bibiliya yavuze ngo igihe kimwe uyu mwana ajya guhiga Esawu. Amaze kujya guhiga, hanyuma mwene nyina Yakobo asigara ateka ibitukura. Bibiliya yavuze ngo ni ibishyimbo n'umutsima. Uyu mwana Esawu aza koza, agira inzara avanye mu ishyamba. Hanyuma mu nzara ikomeye yaje afite, asanga mwene nyina arahishije. Aramubwira ngo bampa ku bitukura utetse. Aramubwira ngo kireka tubanje tukagura ubutware bwawe ukabungurishaho, nanjye naguhereza igaburo ry'uyu munsi. Bibiliya yavuze ngo nuko Esawu aramubwira ngo bimariye iki? Ubundi ubu butware bumariye iki? Ko ngiye gupfa kandi nkaba musize nishwa n'inzara, ngafata ubutware abugurisha igaburo ry'umunsi umwe. Ntiyamenye ikintu akoze. Biravuze ngo iyo umuntu atazi agaciro k'akaguru akabyinisha karwaye, bene data ndabahendahendera muri Kristo Yesu, bamushishikarire kugundira agakiza icyarera bahawe rimwe gusa, kandi agakiza rivangamutungo. Uwambaye ijuru impindurize, isi mubeshya akaberewe. Dufite abakobwa bagurishije ubutware. Imana yavuganye nabo ubukwe, Imana irababwira ngo izabaha ubukwe. Tugira abasore Imana yabwiye ubukwe, hanyuma ntibigera barinda icyo Imana ibabwiye, ngo bakirindishe icyo yababujije. Abakobwa bakarara muri gato z'abasore, abahungu bakabatondesha akarongo, abagufiye imbere abarebera inyuma. Aba bakobwa bakaza imbere y'Imana, n'aba basore bakagaruka imbere y'Imana batebeje nk'ikinini cya taramusine, bati Uwiteka we wavuganye naku rugo, kandi bagashyiraho kondisiyo komera, kuko nubwo intare yapfa ntabwo inkende yaba umwami w'ishyamba. Yesu niwe ukituyoboye, kandi niwe rwiyemezamirimo watsindiye isoko ryo kuturengera, yikojeje imbere y'Iyera. Iyera ivugana nawe, imwemerera ko umugore wasabya. Hanyuma Rebeka asama inda. Amaze gusama inda yumva n'ibintu bidasanzwe. Abana batangira gukinira mu nda. Ndatekereza ko yabajije ababyeyi bari hafi, akababwira ati murantabare munitabaye. Ati kuko ndimo numva ibintu bidasanzwe muri jyewe, ndimo numva ibintu bikirana, hamwe nkahumva ingumi, ahandi nkumva umugeri, ahandi nkahumva inzara. Biterwa n'ikintu umwana akoresheje. Ubwo nimbivuga bavuyeyo vuba barahita babyumva. Bayumva amahanga birakiranira mu nda ye. Hanyuma arabaza bamuburira igisubizo. Hanyuma agera imbere y'Iyera. Imana iramubwira ngo humura, muri wowe harimo amahanga abiri, kandi aya mahanga abiri azatandukana. Igihe azavira mu nda yawe, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Munyikirize cyane ngo amen. Bibiliya yavuze ngo aba bana barakura. Bamaze gukura, bamaze kuvuka, hanyuma habanje Esawu. Kivuka aza ari cyeya, nusoma mwene nyina yaje amufasha agatsinsino. Bishatse kuvuga ngo wisiga turajyana, agabanya umuvuduko. Twari dutuye mu mudugudu umwe, ahantu twabaga ni hamwe, hanyuma tuzanaturana turakomeza tubana, wisiga turajyana. Ngo yaje amufasha agatsinsino. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana ishaka kukwigisha, iguhuza n'uwo yabitsemo isomo. Icyo yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije. Aho umuntu ajya nihaviramo, umuruho ntiwirukana umugisha, ahubwo umugisha ujya wirukana umuruho. Imana igutabara icyesansenike. Bibiliya yavuze ngo aba bana barakura. Aba bana bamaze gukura, Yakobo aba umunyamahane makeya, akadaguma imbere ya nyina mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu mwana yabaye umuhanga mu guteka,
Esawu aba umuhanga w'umuhigi, ngo bituma akundwa na se cyane Isaka, kuko yajyaga arya ku muhigo w'izahize akamuzanira ku muhigo. Bibiliya yavuze ngo igihe kimwe uyu mwana ajya guhiga Esawu. Amaze kujya guhiga, hanyuma mwene nyina Yakobo asigara ateka ibitukura. Bibiliya yavuze ngo ni ibishyimbo n'umutsima. Uyu mwana Esawu aza koza, agira inzara avanye mu ishyamba. Hanyuma mu nzara ikomeye yaje afite, asanga mwene nyina arahishije. Aramubwira ngo bampa ku bitukura utetse. Aramubwira ngo kireka tubanje tukagura ubutware bwawe ukabungurishaho, nanjye naguhereza igaburo ry'uyu munsi. Bibiliya yavuze ngo nuko Esawu aramubwira ngo bimariye iki? Ubundi ubu butware bumariye iki? Ko ngiye gupfa kandi nkaba musize nishwe n'inzara, ngafata ubutware abugurisha igaburo ry'umunsi umwe. Ntiyamenye ikintu akoze. Biravuze ngo iyo umuntu atazi agaciro k'akaguru akabyinisha karwaye, bene data ndabahendahendera muri Kristo Yesu, bamushishikarire kugundira agakiza icyarera bahawe rimwe gusa, kandi agakiza rivangamutungo. Uwambaye ijuru impindurize, isi mubeshya kaberewe. Dufite abakobwa bagurishije ubutware. Imana yavuganye nabo ubukwe, Imana irababwira ngo izabaha ubukwe. Tugira abasore Imana yabwiye ubukwe, hanyuma ntibigera barinda icyo Imana ibabwiye ngo bakirindishe icyo yababujije. Abakobwa bakarara muri gato z'abasore, abahungu bakabatondesha akarongo, abagufiye imbere barebera inyuma. Aba bakobwa bakaza imbere y'Imana, n'aba basore bakagaruka imbere y'Imana batebeje nk'ikinini cya taramusine, bati Uwiteka we wavuganye naku rugo, kandi bagashyiraho kondisiyo. Yabisoje hakaza ati urumva jyewe ndashaka umusore, kandi ndashaka umusore ukiri imanzi. Gute Imana yaguha imanzi kandi utari isugi? Umuntu abiba nicyo azasarura. Mugikirize cyane ngo amen. Icyo Imana yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije. Tugira abandi bambaye ubusa, mwahura ukamubaza ati ko wambaye ubusa ku manywa y'ihangu, iki gitumye ufata umwenda bambarira imbere ukaba wawushize inyuma. Akakubwira uti imbaraga kimbaba. Icya mbere nuko mfite ibiguru by'ibitesi. Izi ni inyama dutwaje ibimanyo. Uwambaye ijuru impindurize, isi mubeshya kaberewe. Maze dufite bene wacu bazi kubashuka ngo wambaye neza mama, merci sa. Bibiliya iravuze ngo nuko aragurisha ubu butware, arabugurisha. Batuzengeraje izi ni inyama dutwaje ibimanyo, birangirira Rusarara n'Inyamirambo no kwa Rubereki no mu Gatenga no kuri Barimbi rya hano Kinyinya ndetse n'ahandi. Ariko abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza badacagora, mwene abo ngabo Imana izabitura ubugingo buhoraho. Hanyuma atakataka umuntu w'imbere, kuko w'inyuma we bazamurundaho itaka. Ati imbaraga kimbaba mama, njyewe mfite nzay'Imana, nibitseho nza. Ubu ubona hari nza mfite, hari nza twavuganye n'Imana, ariko muri nza harimo nzakumena, muri nza harimo nzakwanika, muri nza harimo nzagutimbura, muri nza harimo nzakugira kabarore, muri nza harimo nzabitwikurura. Ahubwo icyo Imana yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije. Irize cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. We ntiyamenye ibintu akoze amaze kugurisha ubu butware. Bibiliya yavuze ngo Esawu ari mu isaza ry'urugendo, Isaka arimo agenda asaza. Narimo yumva ageze mu isaza ry'urugendo, ahamagara umuhungu we Esawu, aramubwira ngo muhungu wanjye, ndimo numva ngenda, none jya mu ishyamba umpigire inyama uzinkunda, hanyuma uziteke, uzane umuhigo uteke, ukuzi nkukunda uwungaburira ngo uheshe umugisha ntari napfa. Bibiliya yavuze ngo Rebeka arabyumva. Rebeka amaze kubyumva abwira Yakobo, aramubwira ngo muhungu wanjye hinira hafi, niwirukanka ujya mu mukumbi, hanyuma utoremo ebyiri zoroshye, uzizane tuzibage, uzishyire aguheshe umugisha atarapfa, kuko numvisha bibwira umuhungu we Esawu. Bibiliya yavuze ngo aramubaza ati mbese
byagenda bite ko ngewe ndahwanye na mwene mama? Icyambere, mwene mama ni cyoya, none umubiri wanjye ni umurembe, data nabimenya nubwo atakibona ariko asigaranya kumva no gukorakora, none yankoraho agasanga ari ngewe, byagenda gute ko yarimeneramo? Rebeka aramubwira ngo icyo gukora ndakizi, twihuse baziteka vuba. Ngo bamara kuziteka azizana imbere ya se, amaze kuzizana aramubwira ati narishe ngo umpeshe umugisha utari wapfa. Ese aramubwira ngo mwana wanjye, ni iki gitumye ugera hano vuba, ko wihuse bigenza bite? Muhungu aramubwira ngo nuko Imana yawe impaye ishya n'ihirwe. Aramubwira ngo ngaho nyegera nkumve. Amukorakoraho, aramubwira ngo uko byagenda kose ijwi ndimo ndaryumva, nubwo umubiri. Rebeka ni umuhanga. Rebeka ngo yafashe uruhu rwiza babaze arwambika Yakobo, ngafata n'ikote rya Esawu wagiye guhiga ararimwambika. Hanyuma Yakobo ngo arimo amukorakora, ise arimo amukoraho, aramubwira ngo nabyumvishe, ndimo ndabyumva, umubiri nawumvishe ni uwa Esawu ariko ijwi ni irya Yakobo. Biravuze ngo Imana iracyafite ifoto yawe ya orojinari yo hambere, ifoto yanjye ni iyawe ya orojinari yo hambere, Imana iracyabifite. Munyikirize cyane ngo amen. Ese ngamuhesha umugisha arawumuhereza. Bibiliya yavuze ngo mu kanya gatoya Esawu nawe baratashe, aziteka vuba vuba, ahinguka imbere ya se, aramubwira ngo narinje umpeshe umugisha. Ese aramubwira ngo urinde? Aramubwira ngo ni jyewe umwana wawe Esawu. Aramubwira ngo uvuye ahangaha yaba ari nde ku mugisha wose ngutanze? Aramubwira ngo ntago mbizi, ahari birashoboka ko yaba Yakobo yagutwaye umugisha wa mbere, yarakuriganije gukuraho ubutware, none na n'ubu arongeye arasubiriye kandi agukuyeho umugisha. Nabatangariza muri iri teraniro ko kuvunika k'umwuko ntabwo ari ryo herezo ryo kurya ubugari. Iyakaremye n'iyikamena, izitagira imirizo Imana igize ikomera isaza. Munyikirize cyane ngo amen. Bibiliya yavuze ngo umwana ararira, agira umubabaro mwinshi, abwira se ati ntabwo nakumva imbere, ntabwo nagenda utampaye umugisha. Ise aramubwira ngo umugisha wose warangiye. Birashoboka yuko ku bantu warangira, ariko ivuga itangira ikavuga n'iherezo. Abantu barabizi ko byarangiye, ariko nibwo Imana igiye yabitangiza. Munyikirize cyane ngo amen. Nubona umugisha w'Imana warakugezeho, ntugire ngo wawumazeyo, haracyari n'undi. Nubona Imana yaragutabaye, ntugire ngo nuko abandi batazi gusenga. Haleluya, haleluya. Umuzima ataranyurira munsi y'urugagira ngo arusha abandi guterekera. Ese hari igihe umuntu abona byaremeye hakagira ngo wowe nuko utazi gusenga. Ibi byose ni igihe kibitera. Niwihanganira igicuku, utagereza igitondo, inkoko yawe ikitarika, amaherezo buzaca. Munyikirize cyane ngo amen. Bibiliya iravuze ngo umwana ararira. Ise aramubwira ngo nta wundi mugisha asigaranye. Aramubwira ngo cyakora hasigaye kimwe, nuti desti edai, nutagoma wowe Erayibo, nutagoma. Haleluya. Aramubwira ngo nutagoma uzikuraho uburetwa mwene nyoko yaguhekesheje. Bibiliya yavuze ngo Esawu ahakura umubabaro, atangira kugambira kwica mwene nyina Yakobo. Rebeka arabimenya, aramubwira ati muhungu wanjye, niki cyatuma mbapfushiriza rimwe? Ko numvishe mwene nyoko agambiriye kugukuraho, none cika baraguhiga, wirukanye ujye kwa Labani nyokorume, kugeza igihe uburakari bwa mwene nyoko buzarangirira. Niburangira nzaguhamagara. Yakobo afata urugendo rurerure, hanyuma agera ahantu amwe ngo bumwiriraho, araryama, araharara bumwiriyeho, yenda ibuye ryaho ngaho araryisegura. Amaze kuryisegura, hanyuma iyera. Munyikirize cyane ngo amen. Kuri rya buye anayiseguye muri wa muruho na wa mubabaro, nagiye kubona abona urwego rukuye umutwe ikuzimu rukawugeza hejuru. Bishatse kuvuga ngo urukundo rw'Imana yacu ni rurerure, nta muntu warurondora, rusumba izuba rugasumba n'ukwezi, ndetse n'ikuzimu rujya rugerayo. Ni Imana itwihanganira, idashaka ko hagira umuntu n'umwe warimbuka. Hanyuma ngo hejuru ya rwa rwego
ahaboneye yicaye kuri ya ntebe hejuru y'urwego, ahaboneye abanye natwe hejuru y'urwego, ahaboneye aturindiye ikigali. bagiye baduha iminsi yo kuhaba, ikatubwira ngo uretse no kuhaba tuza mukodesha, bamwe muri mwe zabaha gakondo hejuru y'urwego, ahaboneye yicaye kuri ya ntebe. igihe bagiye batubwira ngo tuzapfa tutikamiye nayo mu matako y'imbwa, Imana ikabibanye natwe muri iri teraniro. ejo bundi muri kovide yabanye natwe. Herega Imana nubwo itaduhaye amafaranga ariko yaturinze n'ibiyatwara. munyikirize cyane ngo amen. amafaranga yaduhaye ariko yaturinze n'ibiyatwara. wowe iyo ubona amaguru yawe akiriho, ukabona utaragendera mu kagare, nubwo tutagira imodoka, ariko Imana iduha amafaranga yo gukoza ku ikarita, n'uwitayahaye igatera vitesi muri giti, tukirirwa dukata umujyi. nubwo itaduhaye amafaranga yaturinze n'ibiyatwara. munyikirize cyane ngo amen. tutararwaye ibibyimba byo mu mutwe, nibura ngo batujyane Faisal byanga, batujyane mu Buhinde kutubagira kuri miliyoni 15. Imana ikaturinda, kandi tubwira ngo ndabishiririje yaba ibibyimba byo mu nda n'ibyo mu mutwe. nubwo itaduhaye amafaranga ariko iturinze n'ibiyatwara. munyikirize cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. abantu bayafite bananiwe kuyarya, ubu bandikiwe idegede ryonyine. none wowe woherezayo kawunga, shokora ugashyirayo bombo, ikajyayo biswi, hanyuma ubugari ndamutibikanye, hanyuma ifiriti ukoherezayo igikoma, ubushera, ifiriti ukavangirayo n'amata n'inshyushyu, hanyuma na supadipe tukoherezayo. ko nta kintu Imana yakoze? nubwo yatwimye amafaranga ariko yaturinze n'ibiyatwara. ntabwo igikuramo icyica igakubitamo ikintu bita vitamine. dore ukuntu musa, dore n'ukuntu mwambaye, ubwo mugiye kunshuka nuko nguko. ako gasura si ukubera Yesu. nubwo itaduhaye amafaranga ariko iturinze n'ibiyatwara. iyo mubyumva muba muyimpereye amashyi n'impundu muri iri teraniro. ejo bundi caguwa ntizahenze, byatuyobeye. nta muntu wabona ubushobozi buyigura, igahita ikora mu bumana bwayo, ikazana kwaje kwakujijisha. ubwo ndavuga London, ikahita izivangira abagore. dore njyeweho ngira izirenze 10. kuwa mbere nambara imwe, kuwa kabiri ngakubita indi, no kuwa gatatu. ngo nta bintu Imana yakoze. yaraturengeye nibarekeraho, yaraturengeye nibarekeraho, yaraturengeye nibarekeraho. tuzi aho yadukuye, yaraturengeye nibarekeraho. yabajya natwe, yaraturengeye nibarekeraho. yaratugaburiye, yaraturengeye nibarekeraho. tuzi aho yadukuye, yaraturengeye nibarekeraho. yabajya natwe, yaraturengeye nibarekeraho. yaraturengeye nibarekeraho. yaraturengeye nibarekeraho. Imana yaraturengeye nibarekeraho. yera itagira amatiku, yera itavuga ubushajwa n'amasigara byicaro, irindi shamba ibihe n'ibihe, yarangiza ikarinda n'umuntu iribwiye kugira ngo rizasohore. ivugana na Yakobo iramubwira ngo humura, kuko iki gihugu uryamyemo nzakiguhaho gakondo. yamubwira ngo ntabwo nzigera ngusiga, naguhaye umugisha. yamubwira ngo ntabwo nzagusiga inaha ngaha, ndasohoje ibyo mvuganye nawe kuri uyu musozi. Muririmbyi wa 334 yaravuze ngo Uwiteka ntabwo yatwitura ibihwanya n'ibicumuro twamucumuyeho. yaravuze ngo kuko ijuru ryitaruye se, niko imbabazi Imana igira zingana. njyewe Yakobo muri uru rugendo nkanjye nari kumubwira ntikoma musosi wa Ndagara, ariko ngo iyera ni ukuri. ngo yavuganye nawe iramubwira ngo humura. yamubwira ngo iki gihugu uryamanyemo mu ruho, komera kuko kuvunika k'umwuko si ryo herezo ryo kurya ubugari. iramubwira ngo nzakikugaruramo, hari ibintu nahinduye, hari amaboko nanyuranije. yamubwira ngo nzakiguhaho gakondo. munyikirize cyane ngo amen. akomeza urugendo agera ku iriba rimwe. iri riba kwari ukurindirana kw'imikumbi iterana, hanyuma bagatembagaza igitare bakuhira umukumbi. Yakobo aganira n'aba bashumba, arababaza ngo mwabashumba mwe murava he mukajya he, muri abahehe? baramubwira ati turi Abanyaharani. ngo arababaza ngo mbese umugabo bita Labani mwaba mumuzi?
bati turamuzi, ngo bakivugana ibyo bahita bamubwira ati dore n'umukobwa we Rasheli ngo uriya ahantu aturutse. Bibiliya yavuze ngo ahita yirukanka ahoberana na Rasheli, bajya mu by'amasano, aramwibwira aramubwira ngo ubu turababyara. Icyambere nuko papa wawe ni musaza wa mama, ubu turababyara. Hanyuma ngo amubaza amakuru. Rasheli ngo arihuta, batembagaza igitare umukumbi barawuhira, ngo yihuta cyane asohora kwa se amubwira uko bigenze. Bibiliya yavuze ngo nuko Yakobo muri uru rugendo rukomeye, hanyuma uyu mugabo nyirarume Labani aza kumureba, ngo barahoberana. Bamaze guhoberana bamwibwira, amubwira ibimubayeho, aramubwira ngo gumana nanjye kuko uri amaraso yanjye. Yamujyanye mu rugo ngo amukorere ukwezi kumwe. Labani aramubwira ngo harya kuba ndi mwene wanyu iki nicyo cyatuma unkorera ku busabusa? Aramubwira ngo nca ibihembo, mbwira ikintu wumva nzaguhemba. Hanyuma Yakobo aramubwira tufite abakobwa babiri, muri aba bakobwa babiri umwe yitwa Rasheli undi yitwa Leya, nkunzemo Rasheli. Bibiliya yavuze ngo Rasheli yari mwiza wese, kandi Bibiliya nivuga ko umuntu yari mwiza ujya uteraho vi, nivuga ko umuntu yari mubi ujya ushyiraho akadomo. Rasheli ngo yari mwiza wese. Hanyuma Leya ngo yarebaga ejo hazaza, yari afite mu maso hatabengerana. Ariko turashimira rwiyemezamirimo ko izitagira imirizo Imana ijya isikomera isazi. Turashimira Yesu watwemeye nk'inshuti, wavuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuse. Nawe wagendaga tukagira ngo uraza, n'abafite mu nda zera n'abataye faransese, ababyibushye nk'icupa ricuritse. Turashimira Yesu watwemeye. Twari kwibura ku cyiciro tukibura no ku mugereka, ariko hashimwe Yesu watwemeye nk'inshuti akavuga ngo mwese abarushe. Niwe wenyine utararebye ironda akarere, niwe utararebye ironda koko. Nakomerwa amashyi n'impundu n'inyangamugayo, nahimbaza muri iri teraniro. Bibiliya iravuze ngo aramubwira ngo ngiye kugutendaho imyaka 7, hanyuma ninyirangiza uzashingire Rasheli. Bibiliya yavuze ngo imuhanira n'iminsi mike kubw'urukundo yamukunze. Niba habaho abakwe bakoye inkwano y'ikirenga, uyu Yakobo nawe yaza ku mwanya wa mbere. Ariko ntabwo yakoye ikirenga, kuko wakoye ikirenga ni Yesu wakoye amaraso agasiga icyubahiro mu ijuru. Igitaramo gishyushye abamarayika baririmba, abandi bacuranga indirimbo z'agahozo, akabona ko kubana n'Imana atari ibintu byo kugundirwa. Arabanga turabamurwa, arababazwa turababarirwa, agirirwa neza tugirirwa nabi, yihanganira isoni z'umusaraba. Bamugiriye nabi tugirirwa neza, yihanganira isoni z'umusaraba. Kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, kubwanjyewe nawe yihanganira isoni z'umusaraba. Nahimbazwa, niwe wenyine uzi gukunda, abandi ni ukugerageza. N'inyangamugayo ni rwiyemezamirimo rero. Nubwo intare yapfa, ntabwo inkende izaba umwami w'ishyamba. Niwe ukituyoboye, ni Yesu wenyine ukituyoboye, kandi atuyoboye neza. Ari ku ngoma, nta matora yabayeho, kandi bwe ntabwo bujya buhanguka, ntabwo azigera kubitwa kudeta. N'uwabera akanikurikira, niwe waritsindiye. Nahimbazwa. Bibiliya yavuze ngo imuhanira n'iminsi mike kubw'urukundo yamukunze. Arangije imyaka 7 irangiye, atumira sebukwe aramubwira ngo ashyingire umugeni wanjye kuko imyaka twavuganye nyirangije. Bibiliya yavuze ngo umugoroba ugeze, sebukwe akabona nyirarume ngatora abakwe. Amaze gutora abakwe, gutoranya abakwe ni ibya kera, ntabwo bije ubu ngubu. Nubona batagutoye mu bataha ubukwe, ujya wihangana. Hari n'igihe bataguha invitasiyo, hari n'igihe utatumirwa mu nama y'ubukwe. None ko abandi babatumira bakiyemeza fanta zizakoramo n'ibirayi bizakora n'inyama zizakora, baragutumira ngo utanga ngaha. Nacyo ni igihe. Hari n'ikindi gihe cyiza, hanyuma bakarundanya invitasiyo. Hari ikindi gihe cyiza umuntu wese akumva wamubera pare, umuntu wese akumva wamubera marene. Nabyo ni igihe. Igihe cyigisha umuntu kugenda, igihe cyigisha umuntu kuvuga, igihe cyigisha umuntu kurya, igihe cyereka umuntu karitsiye aturamo, igihe cyereka umuntu ahahira. Nabyo ni igihe. Kiragufata kikakubika mu kindi gihe, kikazagusingiriza ikindi gihe. Nabyo ni igihe. Hari igihe umuntu akuramo akanagabanya imibare ikazamo ibihekane. Akenshi umuntu akagenda yivugisha imibare yashamo ibihekane, tukagenda dukora imibare mu nzira ikarangira. Kubera iki? Ni 2, hanyuma biravamo amakara, biravamo amavuta,
bivemo umunyu, bivemo amata, bivemo biswi, hanyuma bivemo n'icyo kurya. Hanyuma kubera igihe ntiwashobora kwifotoza mama, kubera igihe papa ntabwo wabishobora. Hazamo iminkanyari, ariko hari abakobwa bazi kwifotoza n'abagore babukereye babizi. none jyawe igihe cyanjye n'icyawe ntabwo kiri kwemerera imibare yaje n'ibihekane ntibyakunda. bashobora no kugufotora urimo ukuramo unanagabanya ati harya biravamo amakara ndayagurira nde, hanyuma byungura ndasanga bayintanze, bigatuma ifoto yazo umeze gutya. mujye mwihangana naco n'igihe, ariko izitagira imirizo Imana igize ikomera isazi. kuvunika k'umwuko si ryo herezo ryo kurya ubugari. iyi Imana ishaka kukwigisha iguhuza n'uwo yabitsemo isomo. icyo yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije. aho umuntu ajya nihaviramo umuruho ntabwo wirukana umugisha, ahubwo umugisha ujya wirukana umuruho. Imana iracyafite ubundi buryo, Imana iracyafite izindi nzira, iracyafite izindi nzira zavuye kurengera abantu bayo. munyikirize cyane ngo amen. Bibiliya yavuze ngo Labani atora abakwe, amaze gutora abakwe nimugoroba abahekesha Leya. hanyuma baheka Leya ngo bamugeze mu rugo. naratangaye asoma iri jambo. niba nta matara yabagaho, niba nta gatoroshi bari bacanye, niba nta buje, muzi yuko ngo Yakobo yararanye na Leya ntiyabimenya. wa murimo w'Imana ubera mu gitanda akawukora bikarangira ngo ntiyamumenya, ahubwo ngo mu gitanda yikanguye ngarebye abona ni Leya akitoka ati katikati wowe uteye uturuka, ariko nimundebere Leya waba umubaza iki? murimo w'Imana bakora mu gitanda wakozwe. Leya waza umubwira iki? aramubwira ati ni papa nanjye yanzanye, papa niwe yanzanye, papa niwe yanzanye, niwe yanzanye. waba umubaza iki? mwabamuvugana iki na Leya? muzi yuko, muzi impamvu uyu mugabo, muzi impamvu Yakobo akunze Rasheli bakamuha Leya? igitabo cya Obadiya igice cya mbere murongo waho wa 15 kugeza kuri 16 haravuze ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi kandi ukabuziye amahanga, uko umuntu yagenje nikazagenza. ibyo umuntu yakoze bizamusubira ku mutwe. Ibyahishuwe 22:12 haravuze ngo dore naza vuba, nzanye ingororero kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Haleluya! Data ntabwo ari umunyamwaga ngo ananirwe guhemba abakozi. Imana yagacometsemo iramubwira ngo igihe wariganyaga mwene nyoko nari nkurindiriye, aha nari nkurindiriye kugira ngo uzumve ukuntu kuriganya bigenda. nicyo gituma kunze Rasheli bakamukubita Leya. icyo umuntu abiba nicyo azasarura. munyikirize cyane ngo amen. Bibiliya yavuze ngo Sebukwe aramubwira uti gabanya umuvuduko worohe, kuko haremera intumbi iwacu ntabwo tugira umuco wo gushyingira abatoya bakuru bagihari. aramubwira ngo niba wumva ugifite urukundo niwongere ukunde. niyo myaka 14 twasomye. yarongeye akora n'indi myaka ya Rasheli baramumushyingira. Bibiliya yavuze ngo abagejeje mu rugo akundwa akaza Rasheli, anyungwa akaza Leya. yagera kuri ka Rasheli akakabwira ati icyuma kirata gashushube agapome kanjye n'agashokora umwiza icyomoro kibasumba gakundwa akaza umuntu bita Rasheli, anyungwa akaza uwo bita Leya. Imana ngo ibonye kunyungwa akarakare ngo ihita isibura inda ya Leya ibyara, hanyuma kwa Rasheli kubitamo akantu. Leya arabyara abahungu ntari buze kuvuga kubera igihe, nawe uzasome uzabimenya. hanyuma rero Bibiliya yavuze ngo abyara abana. amaze kubyara abona yuko kubyara bisa n'ibihagaze, afata umuja we amushingira umugabo. n'iryo hema dusomye ngo yasomye mu nshoreke, yasatse mu ihema rya Leya no mu rya Rasheli, asaka no mu rya za nshoreke. niho inshoreke zombi zavuye, hari inshoreke ituruka kwa Rasheli, hari n'ituruka kwa Leya. rero aho umupira warengeye niho uzarengurirwa. munyikirize cyane ngo amen. ahantu bamanitse amatangazo yo kugusabya hahindura usavugiye, ahantu wasareye niho Imana igambiriye kugusabururira, kuko umupira warengeye ni naho uzarengurirwa. Bibiliya yavuze ngo nuko Imana iramubwira ngo harageze kugira ngo utahe.
Yakobo Imana iramubwira ngo harageze kugira ngo usubire mu gihugu cy'iwanyu, kuko aho warengeye ariho uzarengurirwa. Yicaza sebukwe aramubwira ngo uze kwitegereza mu mukumbi, ngeri no wari ufite amatungo make, noneho nakuragiriye yabaye menshi pe, byarororotse. Aramubwira ngo ndaza kunyura mu mukumbi, ziraba ibihembo byanjye, ubugondo, ibihuga, ibitobo n'ibikara, nizo ziri mu bihembo byanjye. Sebukwe ngo arabimwemerera, aramubwira ati shimye ko ariko byagenda. Hanyuma ngo atari yanyuramo, sebukwe ngo akuramo ibihuga, ibitobo n'ibikara, abihereza abahungu be. Hagati ye n'umukwe hashira urugendo rw'iminsi 3. Umukwe aje kurebamo ibyo bavuganye, asanga nta n'inyinya, ariko muri sansenike y'Imana ngafata agati k'umweroni agashishuraho amabara agaragaza umweru wo kuri ko. Hanyuma rero ngashyira ku bibumbiro aho umukumbi wateraniraga, haravuga ngo uyu mwaka nihavuka iz'ibihuga, uyu mwaka nizirinda hazavuka ibihuga, ibitobo n'ibikara. Bibiliya yavuze ngo uko niko Imana yambuye Labani ubutunzi ibushyira mu maboko ya Yakobo. Imana igutabara icyesansenike, Imana igutabara icyesansenike, Imana igutabara icyesansenike. Erega umuruho ntabwo wirukana umugisha, ahubwo umugisha ujya wirukana umuruho. Nsaza Bibiliya iravuze ngo nuko Imana imuha ubutunzi bukomeye. Sebukwe ngo atangira kumureba nabi, n'abahungu be batangira kumureba nabi, aribo baramube. Ngo yicaza abagore bombi Rasheli na Leya, arababwira ngo ndatashye, subiye iwacu, niba numva ijwi rimpata gusubira iwacu, kuko aho umupira warengeye ariho uzarengurirwa. Ngo baramubwira ngo niki kitwicaje ahangaha, ko data yadukosheje yariye ibiguzi byacu, natwe katubara nk'abandi. Ngo bafata urugendo baragenda, Leya na Rasheli. Hanyuma Rasheli ngo yiba ibigirwamana bya se abishyira ku matandiko y'ingamiya ayicaraho. Bibiliya yavuze ngo Labani yari yagiye gukemuza ubwoya bw'intama. Nyuma y'iminsi 3 abwirwa yuko umukwe yagiye, ngo aramukurikira. Amaze kumukurikira aramubwira ati ndavuga, mubwire n'akaminura muhini. Hari abantu bakorana n'itsinda ry'epfo ahangaha bazi kuvuga bakamenya no kuvuga. Jyewe nashingiwe n'umugabo 2012 anta 2015. 15 rero mpura n'itsinda rikorera hepfo ahangaha na bugingo n'ubu ntaragaruka. Hanyuma mpura n'itsinda rikorera hepfo ahangaha, umwe muri barambye ati atumva ati yaragutaye, atuzajya yigura kuri miti wari umenyereye kurarana nayo wada. Ahita agira cyane ukuri, arambye kuzajya Cosmos wowe, kandi nujya Cosmos kuri senyisi uzajya ugarura desi. Ariko ndashimiriye twicaye imbere ivuga bikaba yategeka bigakomera. Uretse no kuyigura kuri miti, uretse no kujya Cosmos, nta na message ngira muri telefone nibura ngo numve n'umuntu yananyiyamye ambwira uti mbabonanye muhagararanye mwarimo muvugana iki. Mira Yesu. Hari n'abakorana n'itsinda rya haruguru bavuga ngo kamera, kuko iyi nzira ifite abagenzi benshi. Abakorana n'itsinda rya haruguru, haleluya. Labani aravuga ati ndamubwira mubwiza akaminura muhini, mubwira uburyo yambuka Yorodani yazanye inkoni nsa. Imana ngo ihite isanga Labani iramubwira ngo ari icyiza ari ikibi. Imana iramukangara. Labani yamugezeho ameze nk'imboga zakubiswe n'umuriro. Hanyuma amugezeho aramubwira ati cyambere niyo magambo dusomye. Aramubwira ati niko ese kugenda utampaye abuzukuru banjye ngo mbasome na nabasezere wabitewe n'iki? Bibiliya dusome iravuze ngo nuko Yakobo asubiza Labani ati irya mbere nuko natinye ko wanyaga abakobwa bawe, irya kabiri uri bubona n'Imana zawe ntazigera abaho imbere ya bene wacu, ngo kuko Labani yaratazi yuko Rasheli yazibye. Bibiliya yavuze ngo amuha ubuhamya, aramubwira ngo nagucumuye iki, nakoze cyaha cyatumye nkurikira vuba vuba. Amubwira amagambo yose dusomye, aramubwira ngo nakuragiriye imyaka yose 6 nkorera umukumbi. Yamubwiye ngo imyaka 20 yose twabanye, namaze imyaka 14 ngutendaho abakobwa bawe bombi, mara imyaka 6 nkorera umukumbi. Yamubwiye ngo yicwaga n'inyamaswa sinakuzaniraga ikirira, nayishyiraga ku mubare w'izo wandihishije. Yamubwiye ngo wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10, ngo yabimukoze inshuro 10, ngo abihindura ibihembo inshuro 10, ariko idakirarirwa ngo yibagirwe imirimo. Aramubwira ngo ubwawe
twarabanye nkuragira nkamera ntya nijoro nicwa n'umwuma ibitotsi bikanguruka. Haramubwira ngo iyo myaka 20 yose twabanye wowe Imana yabonye kugirirwa nabi n'umuruho w'amaboko yanjye. Iri joro ryakeye Imana iragukangara. Imana igira ibintu ikangara muri iri teraniro. Imana igira ibintu ikangara muri iri teraniro. Imana igira ibintu ikangara muri iri teraniro. Yakobo ngakomeza urugendo. Amaze gukomeza urugendo ngo bahana isezerano na sebukwe ryaho atazarenga. Hanyuma agera ahantu hamwe yibuka yuko afite ibintu bidafite umugisha. Tugiye gusenga dusaba Imana umugisha. Ngo yibuka yuko nta mugisha afite. Hanyuma rero ageze ahantu hamwe yambutse inshoreke n'abaja. Aho reka ne kuhatinda ngasigara uwa wenyine. Marayika araza barakirana. Marayika ngo barakirana aramubwira ati ndekura ati sinkurekura. Ati ndekura ati sinkurekura. Hanyuma ngamukora ku mutsi w'inyonga ry'ikakara uregeza. Hanyuma iyo umuntu azi icyo ashaka ntafata icyo abonye. Yakobo ngacumbagizwa n'ikibero. Aravuga ngo nubwo ncumbagiye ariko sinakuva imbere. Haramubwira ati aho wampere ubundi urinde. Muzi impamvu mubashije ngo urinde? Yarabizi iyo bavugaga marayika babaga bavuze Yesu. Yarabizi kari Yakobo ariko aragira ngo abanze yumve ko yakongera kuzana uburiganya nk'ubwa mbere akita Yesawu kandi ari Yakobo. Ngasanga yari isobanukiwe. Aramubwira ngo arega nitwa Yakobo. Bisobanura marayika aravuga ngo risobanurwa umuriganya. Aravuga ngo uhereye none ntabwo ukitwa Yakobo ukundi ahubwo nkwise Isiraheli. Munyikirize cyane ngo amen. Ihindura izina. Imana iguhindurira izina muri iri teraniro. Imana iguha izina ritamenyerewe. Imana iguha izina abadayimoni batamenyera. Imana iguha izina abadayimoni batakurira. Bamuhindurira irindi zina. Bibiliya yavuze ngo aza guhura n'abantu baramubwira bati nubwo ugiye mwene nyoko Esawu yasize avuze ko azakwica. Arababwira ati ikibazo ni iki? Mufite ikihe kibazo? Bafitanye ikibazo na Yakobo ariko uyu ugiyeyo ni Isiraheli. Haleluya! Ngo bashe guhura baraganira. Simvuze ibintu byinshi. Dusomye rivuze ngo bamwitegera akiri kure bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Uyu ni Yosefu muri bene Yakobo 12. Yararose abona imibeho 11 umwe mwikubita imbere usigara wemye. Hanyuma ikindi gihe Imana iragaruka abona izuba n'ukwezi n'inyenyeri bimwikubise imbere. Azisobanurira se amubwira iby'inzozi. Zaravuga ngo bizaca muzihenzera kugira ngo jewe na bene nyoko na nyoko utuyobore. Arababwira ngo nayo inzozi bamuhindura karosi. Hanyuma rero Bibiliya yavuze ngo igihe kimwe se akumbura abahungu be bagiye kugishisha cyangwa se kuragira yohereza Yosefu. Dusomye ijambo rivuze ngo bamwitegera akiri kure. Bamwitegera akiri kure bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Bakora inama Imana iticayemo. Bafata imyanzuro idafashwe n'Imana. Yaravuze ngo cyakora bazaterana ariko si jyewe Uwiteka uzaba ubateranije. Yaravuze ngo bazagutera baciye mu nzira imwe ariko jyewe wera zabatatanya aciye mu nzira 7. Imana ihimbazwe. Ngo bafata imyanzuro Imana idafashe. Hanyuma ngo bafata Yosefu bamushugunya mu rwobo. Imana irinda amagufa. Uyu ni umugambi. Uyu mugambi w'Imana irawukomeza. Hanyuma rero ngo hatambuka Abishimayeli bakura Yosefu muri rwa rwobo. Bene se bamugurisha n'Abishimayeli. Shimayeli bamugurisha kwa Potifari. Wari umugambi w'Imana ukuboko kwiza kw'Imana kumubaho. Yosefu agera muri gereza. Amaze kugera muri gereza iwabo bakora ikiriyo cy'uko byarangiye. Uko bene nyina bishiye itungo bashyiramo ikanzu bayiziringa mu maraso bayohereza Yakobo. Hanyuma bakora ikiriyo cy'uko byarangiye. Kumbe Imana igiye kubitangiza. Ageze muri gereza ukuboko kw'Imana kumubaho. Sezerano ry'Imana nubwo wari betona rijya ryishakira inzira. Mugambi w'Imana ntabwo wayoba. Munyikirize cyane ngo amena. Ageze muri gereza ayobora abo muri gereza. Nyuma y'igihe kirekire abavuzi b'imitima n'umuhereza wa vino bararota. Arazisobanura. Muvuzi w'imitima baramumanika. Umuhereza wa vino bamusubiza ku murimo. Mwami wa Egiputa bari urota. Arota inkandwe zibyibushye. Arota n'izinanutse iz'imyaku zimiri zibyibushye. Amahundo 7 abyibushye. Hanyuma abona nandi 7 ananutse y'imishishi yumishijwe. Ishamirayo. Mwami ngo ntiyazisobanura. Bimunaniye ahamagara abazisobanura biranga. Bimaze kwanga bahamagara Yosefu bamuhubuza muri gereza. Arotora inzozi. Amaze kurotora inzozi Mwami aravuga ngo kuko ari wowe Imana yeretse ibyo. Muhinzi wese ni ukwiriye kwenda ku mbuto akarya ku mbuto. Hanyuma ngamuha kuyobora igihugu. Yosefu ngayobora igihugu mu buryo bwo guhunika. Arahunikisha imyaka 7 y'uburumbuke yiteguriye inzara. Hanyuma idacurwa kibera igira ngo isohoze ibyo yavuganye nayo kuko yishaka kukwigisha guhuza n'uwo yabitsemo isomo.
inzara ngo ihita itera mu gihugu cy'i Kanani. I Kanani niho Yosefu avuka. Bene nyina baza baje guhaha, bahaguruka ari 10, bahagurutse ari 10. Yosefu arabareba arabamenya. Imana ishaka kukwigisha iguhuza n'uwo yabitsemo isomo. Muhaguruke dusenge, iminota yanjye irarangiye. Imana ibaha umugisha. Yarabarebye arabamenya, baje gusubirayo. Hanyuma rero byarangiye bamwikubise imbere ari 11 nk'uko yabirose. Arabirondorera arabamenya. Bishatse kuvuga ngo Imana twicaye imbere ifite ubutware n'ubushobozi bwo kuzinga amateka mabi yaranze ubuzima bw'umuntu ikayazinguza ameza. Nimukomere kuko ishaka kukwigisha iguhuza n'uwo yabitsemo isomo. Umuntu wese afite mwarimu, umuntu wese agira umuntu Imana yamubikiyemo isomo. Ahubwo mwihanganira abigisha. Ahari umugabo wawe yakubera mwarimu, ahari umwana wabyaye yakubera umwigisha, ahari abaturanyi. Imana ifite abantu ibikamo isomo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo niba leta y'isi idashobora gukora ikosa ryo guha umuntu akazi atarize, mutekereza gute ko Imana itazi kwigisha? Hanyuma ishaka kukwigisha iguhuza n'uwo yabitsemo isomo. Umuntu wese yihanganire mwarimu, kuvunika k'umwuko si ryo herezo ryo kurya ubugari. Yosefu byarangiye ababariye bene se. Reka mvuge ibintu bitatu Yesu ahuriyeho na Yosefu. Ikintu cya mbere nuko bahuriye mu kanga. Yesu yaranzwe na Yosefu niko byamugendeye. Icya kabiri n'ukugurishwa. Yesu yaragurishijwe, Yosefu niko byagenze. Gatatu bahuriye ku mbabazi. Yesu yarababariye igihe bamwicaga, ababarira bari bamwishe. Ni nako Yosefu byamugendeye, yababariye bene se bose harababarira. Mwami yambwiye ngo mubabarire muri iri teraniro. Abantu bose bananiwe kubabarira bababarire muri iri teraniro. Waba uhari byananiye nibura ngo uzamura ikiganza umanika amaboko nk'ingabo itsindiwe ku rugamba bura ngo tugusengere. Birashoboka ko kubabarira byakwanga, bijya bibaho, ariko umwami yambwiye ngo mubabarire kugera ku rwego mumera nka Stefano bamwishe urupfu rw'amabuye uko bamutera ibuye akavuga ngo nderetswe mbonye yicaye kuri ya ntebe. Ashira mu mwuka aravuga ngo Mana ubabarire kuko batazi icyo bakora. Niba uhari wananiwe kubabarira, rambura ikiganza dusenge. Niba utanahari kandi turasenga. Mana turagushimiye. Imana ibaha umugisha ko mbabonye. Imana ibaha umugisha ko mbabonye. Ntabwo ubwo ngubwo ari ububwa kumanika amaboko, ntabwo ari ububwa, nta nubwo twabaseka. Kubabarira ni ikintu kigoye ariko cy'ingenzi. Ntabwo twabaseka kuko usekusuze ejo ukamenya. Imana ibaha umugisha. Mwebwe mushobojwe n'Imana, mwemeye ko mutsinzwe. Mana turagushimiye. Ugize neza, uri inyangamugayo, umukozi mwiza w'ubuhanga, uri ibyiringiro ku bantu bakwizeye. Heretasiribo edayi mestidebo atasiriwi henimasifu edome muri banda atakuwa senedrere. Muri iri teraniro dusanze turi babi bikabije, wowe urakiranuka. Twagenze uko bidakwiriye, twananiwe kwihanganira abarimu badusize imbere, twiga tureba inyuma, twiga turangara. Kandi umunyeshuri wese wiga arangara akiga asakuza atsindwa n'isomo, kandi iyo isomo rimutsinze arasibira. Babarira aba babyeyi, babarira aba bagabo, babarira aba basore bananiwe kwihanganira abarimu. Mu izina rya Yesu shabaza umuntu wese muri iri teraniro kubw'isi inyama n'amaraso ntitwabishobora, ariko kuko ugambiriye kutwigisha. Umuntu wese afite uwo wabitsemo isomo. Nanjye musabiye imbaraga zo kwihanganira mwarimu, kuko umuntu wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Umuntu wese agahemberwa ibihwanye n'ibyo yakoze, kuko utazigera utubaza ibyo abandi badukoreye, ahubwo uzatubaza ibyo twakoreye abandi. Shoboza umuntu wese gukora neza, kuko imirimo umuntu yakoze bwa nyuma hari izahesha agaciro ibyo yakoze bwa mbere. Tugukomeye amashyi n'impundu muri iri teraniro, turongeye tugukomeye amashyi n'impundu. Iwamamare kuko uri umwami. Amina, 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 amina.